bizwi ari indwara y'igisukari n'ibyo abantu benshi bamenyereye. Ibyo ngibyo bigaturuka koko kuba umubiri wabuze intege cyangwa se ukabona ubushobozi bwo kuringaniza ya sukari twafashe. Aho ngaho bishobora guturuka mu kuba inyama y'urwagashya akenshi bakunze kwita pancreas kuba yangiritse. Diabete ubusanzwe igabanyijemo y'abantu benshi bazi n'ubwoko bubiri. Hari diabete umuntu ashobora kuvukana y'ubwoko bwa mbere, hakabona diabete y'ubwoko bwa kabiri abantu benshi bamenyereye, ushobora kugufata mu gihe utabashije kwitwara neza mu buryo bw'imirire, urugero nko gukoresha isukari cyane no gukoresha ku bikize ku mavuta. Ariko hari na diabete ushobora gufata abamama batwite, cyane cyane ko ari naho ishobora guturuka bayanduza abana babo. Gusa izo diabete zombi hari uburyo umuntu uzirwaye bamufasha. Bisobanuka neza ko diabete ishobora kugera mu bwoko butatu, nubwo abantu benshi bamenyereye diabete y'ubwoko bwa kabiri, ya yindi ivuga ko ari indwara y'igisukari iturutse ku muntu yariye byinshi ntabashe kubikontorora. Diabete igira ibimenyetso byinshi. Harimo ibimenyetso mbere na mbere byo kuba umuntu yagira inyota cyane. Harimo ibimenyetso byo kuba umuntu yakumva yumaganye mu muhogo, cyane cyane ko ya sukari kubera ko iba yabaye nyinshi mu mubiri, inayo ibasha gufata y'amazi yakagombye kuba kumara inyota ikayanyonyoza. Ibyo bigatuma umuntu agira inyota cyane. Diabete ishobora gutuma wihagarika cyane, cyane cyane ko iba yangije urugingo rw'impyiko iyo igeze kure mu gihe utabashe gukurikiranwa. Diabete ishobora no kwangiza ibice bimwe na bimwe by'amaso. Diabete nkaba navuga muri make ni indwara mu gihe idakurikiranwe neza ishobora kwangiza ingingo nyinshi z'umubiri, harimo imyanya y'inkari, amaso, ndetse ikaba yabangamira umubiri mu buryo bwe bwa buri munsi nko gucika intege. Umuntu wese ashobora kurwara diabete, yaba umwana muto kuko hari diabete umuntu avukana. Iyo ngiyo akenshi bituruka kuba ya nyama y'urwagashya cyangwa se pancreas ubwayo umwana aba yaravutse yarangiritse, bigatuma avuka adafite ubushobozi bwo kuringaniza ya sukari mu mubiri. Ariko n'umuntu mukuru ashobora kuyirwara, akenshi ari nayo bantu bamenyereye diabete y'ubwoko bwa kabiri, ariyo akenshi ituruka kuba umubiri wakiriye byinshi bikize ku isukari, intungamubiri za poroteyine, ariko noneho umubiri ntubashe kubona ubushobozi bwo kuringaniza ya sukari. Ibyo bigatuma izamuka, ari nabyo bizatera kwangirika kwa pancreas cyangwa se ya nyama y'urwagashya nyuma umuntu yaravutse. Diabete imaze kukurenga ishobora gutuma haba ibyo bita retinopathy, ugasanga imboni y'ijisho ubwayo ibaye kurube, irikunje. Ariho hantu uzabona abantu barwaye diabete batareba neza. Diabete ishobora kuviramo ibisebe bya hato na hato, bigatuma ushobora kugira ibikomere ku mubiri, harimo no kuvamo inzara. Ikindi diabete iyo itavuwe fin de fait cyangwa se urangira ishobora kuba yakwica. Uburyo bwiza rero bwo gufasha umuntu ufite ikibazo cy'indwara y'igisukari cyangwa se diabete, ahangaha mu ivuriro rya Horaho Life twifashisha products zitandukanye, ariho harimo balsam piatti. Iki ni icyayi mwimerere gituruka ku byatsi. Iki cyayi akenshi akamaro kacyo ni ukuvura umusemburo wa insuline. Uwo musemburo ni nawo ufite inshingano cyangwa se ukenewe kugira ngo uringanize ya sukari mu mubiri. Ariko ibyo ngibyo akenshi kubera ko umurwayi wa diabete aba yayivanye muri bwa buryo bw'imirire idahwitse, cyane cyane ku bikize ku masukari, ku bikize ku maporoteyine, ni na ngombwa ko tumuhereza utunini twa glucoblock kugira ngo umubiri ndetse na ya nyama y'urwagashya cyangwa pancreas
ibashe gufata ya sukari iri mu mubiri, noneho ikwirakwize ku bice byose by'umubiri kugira ngo biyikoreshe, ari naho bizatuma wa murwayi adacika intege cyangwa se igende iyo sukari ngo ibe nyinshi yakwangiza nk'ibice by'impyiko, ibice bigize amaso. Ibyo ngibyo rero muri hano muri Horaho Life tufasha abantu barwaye diyabete cyangwa se ya ndwara y'igisukari twifashisha za product nababwiye. Balsam ikoreshwa nk'icyayi gishinzwe kuvuga umusemburo wa insulin kugira ngo iyo sukari ibashe kujya ku kigero cyiza. Iyo tubahaye iki cyayi cya Balsam Piatti, ni icyayi cyizewe ku rwego mpuzamahanga. Iki cyayi gifite ubuziranenge cyangwa icyo bita standard zitangwa n'ikigo mpuzamahanga cy'Abanyamerika cyitwa FDA, Food and Drug Administration. Ubu ni ubuziranenge bukwereka ko ikintu kiri safe cyangwa se cyuzuje ubuziranenge ku buryo ukinyweye usibye kuba cyamuvura ariko n'ikibe cyanamutera izindi ngaruka. Iki cyayi ni icyayi mwimerere, gituruka ku bimera bihingwa ku butaka bw'Ubushinwa, cyitwa Balsam Piatti. Iki cyayi akaba ari cyiza, gishobora gukoreshwa ku mudamu, gishobora no gukoreshwa ku bagabo. Abantu benshi bakunze kwibaza ikibazo kigira giti ese ushobora gufatikanya imiti ya kizungu n'imiti myimerere? Yego, ushobora kuyifatikanya, cyane cyane ko imiti myimerere nk'iyi Balsam Piatti n'utu tunini twa Glucoblock by'umwihariko icyo tugufasha, turabanza tugafasha umubiri kwifasha kugira ngo za ngingo, za nyama z'imbere zishinzwe kuba ziringaniza isukari zo zongere zigire ubushobozi bwo kwifasha. Ari nayo mpamvu twavuga ko haba hari amahirwe menshi yo kugira ngo izo ngingo, iyo pancreas yongere ikore neza, kuko wayihaye ubushobozi cyane cyane bwo kuvubura insulin, wa musemburo ushinzwe kuringaniza isukari. Biba byiza ubundi uyifashe kugira ngo mbe na mbere habeho kugabanuka kwa ya sukari, ariko nanone iyo sukari ibashe gukoreshwa n'ibice bigize umubiri. Iyi miti icyambere cyo ikomoka ku bimera, ikozwe mu buryo bwa gihanga, ariko ituruka cyangwa se igakomoka ku bimera. Nta burozi cyangwa se produit chimique zibamo, uretse kwifashisha ibikomoka ku bimera gusa. Nta kibazo rero, umuntu ashobora kuyifatikanya n'imiti yo kwa muganga kandi ugakoresha n'izi product ziri naturel, cyane cyane ko zifasha umubiri kwifasha nta n'ingaruka ikugizeho. Ku bakeneye izi product cyangwa se iyi miti wakoresha ku bantu barwaye diyabete, tubarizwa mu etaje ya 3 mu nzu cyangwa se mu igorofa yo kwa Rubangura, umuryango 301. Nimero de telefone cyangwa se abakenera guhamagara bakira andi makuru ashobora guhamagara kuri 0788 69 88 13 cyangwa se bagahamagara kuri 0788 94 3 795. Niho ushobora gusanga zino product cyangwa se tukaguha amakuru arambuye agendanye n'uburwayi cyangwa se icyifuzo cyawe. Murakoze.